abasinziriye mu rugendo ruja mu ijuru baracyakurindiriye barasikiwe baracyakurindiriye amen abatsinze abanesheje baracyakurinze ushatse kuvuga iki uwo munsi yavuze umurinzi aravuga ngo mbese mubona bizamera gute nidushika mu bwami bw'ijuru twicaranye na ba Mose na ba Eliya n'izindi twari zanesheje ariko kwita aravuga ngo tuzishima cyane barasikiwe indirimbo twayitangiye ejo n'umuhungu ntawari kumenya umukuru ntawari kumenya umuto ntawari kumenya umukobwa ntawari kumenya twese twarataranye neza turarabara rasikiwe tugiye kuririmba mu gisirimba bashiramo igisirimba twiririmbe neza yuko namwe mutegere ubwiza buzaba mu ijuru zamura ibiganza by'Imana twari turangiza gucuranga iminota yacu turarangira niyo tugiye kuririmba haleluya bizamura ibiganza ntibizamura cyane ntibizamura wari uzamura ibiganza ku bw'isubiro cy'Imana uzamura ibiganza bicaye n'abahagaze twese cyubahiro cy'Imana semana azavuga ngo kama twamini Yesu kama twise Yesu amen tuzamura ibiganza amen ariko nitugera mu ijuru tuzamura ibiganza Bwana Yesu asifiwe. Ahimbazwe Yesu ko ntabwo ngiye gutangaza rero kandi singiye gutinda. Ubundi iyo umwigisha yigishije neza hazawe Kristo azababira nuko n'umuririmbyi naturimbisha neza Imana igatanga umwuka biciye muri we tugomba kubiba kandi murabizi ko twiteguye igiterane gishushe rero kabucu uzambara ishati yangaheho ishati uzambara mu giterane uzomureba inzobe kure ningararinze kandi abutaha sivyo ameze neza banza basamire Bwana asifiwe. Haleluya. Imitako tukora kugira ngo duheza yego n'abantu no kugira ngo Imana twishimire gusa. Bwana asifiwe. Dufite igiterane cyakoranye Mose. Turabatumiye mwese. Muri abakristo bacu ariko twongeye kubatumira ku biti byanyu kugira ngo tuzobane. Bwana asifiwe sana. Kubw'ibyo nkaba nagize icyifuzo cyo kugira ngo abapasiteri baze dupfukame hano badusengere nyamara gusengera basengere igiterane cyacu murakoze cyane basengere igiterane cyacu kugira ngo kitogende neza yes ngaho curanga ba curanga turebe